oya mama wihorere ngo ndaje korose weroteka acha we bakwetema antorekere barere baba mawangere ndo oya mama. Aha hari tariki 17 Kanama muri uyu mwaka wa 2011 mu gitondo cyo gatatu ubwo ku cyicaro cy'akarere ka Kirehe habaga umuhango wo gutangiza ku mugaragaro umushinga wo gukwirakwiza amazi mu cyaro cyo muri icyo gice cy'igihugu Burasirazuba bw'u Rwanda. Igikorwa cy'uyu munsi, igikorwa cyo gutangiza umushinga wo kugeza amazi ku baturage benshi, ni igikorwa kidasanzwe mu karere kacu. Twebwe nk'abanyakirehe mu bibazo bikomeye akarere twari dufite byari bidukomereye mu rwego rw'ibikorwa remezo. Ikibazo cya mbere cyari cyo kugeza amazi ku baturage benshi. Uyu mushinga wo kugeza amazi ku baturage wari umaze hafi imyaka isaga 5 uvugwa utekerezwa, ariko abaturage bategereza buri gihe bakabona bitarabageraho. Abari bafite amazi meza muri aka gace k'u Rwanda ntibarengaga 35%. Uyu mushinga rero uzageza amazi mu mirenge 5 muri 15 igize ako karere, ndetse ayo mazi agere no mu mirenge 2 yo mu karere ka Ngoma. The water supply coverage biteganyijwe ko babona amazi meza bazava kuri 41% mu 2008 bakagera kuri 78% mu 2014. In 2014, Japan committed itself to doubling. Leta y'Ubuyapani yiyemeje gukuba kabiri imfashanyo y'iterambere rya Afurika mu 2012 ikageza amazi meza ku baturage bagera kuri miliyoni 6 b'uyu mugabane. 6.5 million people in Africa. Bateganya ko abaturage ayo mazi azageraho muri Kirehe ari 31,000, naho muri Ngoma bakazaba ari 24,000. Icyo gihe kandi umuturage ntazaje voma kure, ni metero zitarenga 500. Tuzakora imiyoboro 5 mu karere ka Kirehe n'imiyoboro 2 mu karere ka Ngoma, byose bifite uburebure bwa kilometero 90. Kwitangira abaturage 54 bazabona amazi, ariko tuzongeza amavomo uburyo abaturage bagera kuri 40 bazabona amazi. Hazaba hari amavomo arenga 60, harimo n'ama distribution tanks, reservoirs zigera ku 11. Nkuko rero byari byavuzwe haruguru, aya mazi ari mu byo Perezida wa Repubulika Nyakubahwa Paul Kagame yari yarasezeranije abaturage b'uturere twa Kirehe na Ngoma. Banyakirehe rero imvugo uyu munsi ibaye ingiro. Nagira ngo rwose mufashe dushimire Nyakubahwa Perezida wa Repubulika by'umwihariko uburyo yumvise ububabare bwacu twamuteye, ndetse tunashimire na leta y'Ubuyapani yatanze inkunga muri iki gikorwa kugira ngo uyu munsi kibe kigiye gutangizwa. Imvugo niyo ngiro, namwe mwabyiboneye, n'ibindi biri mu nzira birimo biraza. Ibyinshi yasezeranyije abanyarwanda birimo biragenda bijya mu bikorwa. Nkaba numva rero ibyo byose twese tubifitemo uruhari, ndetse tuzarushaho no ku ntego twihaye tukayirenza. Inkunga yo gutunganya umushinga yatanzwe n'igihugu cy'Ubuyapani binyujijwe kuhagarariye icyo gihugu mu Rwanda. Indeed, I signed with Honorable Louise Mushikiwabo, nasinyanye na Minisitiri Louise Mushikiwabo w'ububanyi n'amahanga n'ubutwererane amasezerano ajyanye n'impano y'uyu mushinga w'amazi tariki 26 Werurwe umwaka ushize. On 26 of March last year. So I am very ku giti cyanjye biranshimishije kuba uyu mushinga utangijwe none. This project is taking off today. Ikigo cy'Ubuyapani cy'ubutwererane mpuzamahanga JICA gifite ishami ryacyo hano mu Rwanda kizafasha ishyirwa mu bikorwa ry'uyu mushinga mu buryo bunyuranye. Baha amahugurwa amakoperative yo gucunga neza no kwita ku mavomo, aya kandi akaba ashyigikiwe bikomeye n'uturere akoreramo. Apart from the construction and rehabilitation of the uretse kubaka no gusana ibikorwa remezo by'amazi, hazanabaho gushyigikira ishyirwaho ry'ubuyobozi bw'imicungire y'amakoperative ashinzwe gufata neza ayo mazi. Water Users Association for Operation and Maintenance. Tuzanaha ingufu akarere bitume karushaho kugenzura neza imikorere y'aya makoperative. These cooperatives and
users associations. Tuzafatanya n'izo koperative kugira ngo maintenance y'ibi bikorwa bigiye gushyirwaho bizakomeze bigende neza kandi bifashe abaturage. Icyo kigo JICA cy'Abayapani kandi cyanafashije intara y'Uburasirazuba gutunganya igishushanyo mbonera cyerekana imiterere y'amasoko y'amazi n'uburyo yakoreshwa. Ikindi dushima ni igishushanyo mbonera badukoreye iyi master plan of water rural supply. Twizera yuko ari intangiriro yatweretse aho intara ihagaze, bikaduha n'intego y'aho tugomba kugana dushobora kwegereza amazi meza abaturage mu ntara yacu. Ikigo cy'igihugu gishinzwe ingufu, amazi, isuku n'isukura EWASA nicyo gishinzwe ishyirwa mu bikorwa ry'uwo mushinga wo gukwirakwiza amazi meza mu cyaro mu rwego rwa tekinike. Nagira ngo nizeze ubuyobozi bwa EWASA ndetse bushinzwe kuzakurikirana iki gikorwa mu kugishyira mu bikorwa ko tubijeje ubufatanye ku bizakenerwa byose kandi mu nyungu z'abaturage. Igihe cyose azaba ari gikenewe turi hafi kugira ngo iki gikorwa kizarangire neza. Nagira ngo nshimire uhagarariye ikigo cyacu cya EWASA badufasha mu gushyira mu bikorwa gahunda zose za leta, cyane cyane iziri mu nshingano za Minisiteri y'Ibikorwa Remezo mu bijyanye n'amazi n'ingufu. Ibi byiza byose mubona babigiramo uruhare rukomeye koko ariyo implementing agent yacu, kandi mbijeje yuko bazakomeza gufatanya namwe aho mukeneye support yari yose y'aba tekinike cyangwa se no mu bindi bitari tekinike. Iyo mirenge yose nimara kubona amazi hazaba hasigaye ibiri gusa itayafite, ariyo Nyarubuye na Mpanga. Twibutse ariko ko ibikorwa nk'ibi byo kugeza amazi ku baturage hari ubwo binakorwa n'akarere ubwako mu rwego rw'imihigo. Mu myaka 2 ishize twafashije umurenge wa Kigarama, dufasha kongerera amazi mu murenge wa Gahara, ndetse dufasha no kongera amazi mu murenge wa Mahama. Aho ni mu rwego rw'akarere. Tukaba rero mu rwego rw'akarere tuzakomeza natwe kugerageza ibishoboka kugira ngo tubashe kuba twafasha iyo mirenge isigaye nayo ibe yabona amazi. Nk'intara izakomera gukora ubuvugizi kugira ngo n'iyo mirenge yindi izashobore kubona amazi. Nizera yuko gavana utashoboye kuboneka uyu munsi hari gahunda afite yo kujya muri Sweden mu cyumweru cy'amazi ku isi, kandi numva yuko hari imishinga yatekerejeho izafasha intara yacu mu kongerera abaturage access y'amazi. N'icyo gice kindi gisigaye muri intara y'Uburasirazuba, representative wa gavana mbijeje ubufatanye. Nzi ko mu mazi koko iyi ntara yari ikiri inyuma, ariko turakora uko dushoboye dufatanyije n'ubuyobozi bw'iyi ntara na za district kugira ngo ahari ibibazo by'amazi bigende bikemuka. Mu Rwanda nk'igihugu kiri mu nzira y'amajyambere by'ukuri, ibihakorerwa byose bigendera kuri gahunda. Iyo bakwirakwiza amazi mu cyaro baba bazirikana imihigo ibihugu by'isi yose byihaye y'ikinyagihumbi. Uyu mushinga w'amazi dutangije kuri uyu munsi uzafasha intara yacu muri gahunda zo kongera abaturage bashobora kubona access ku mazi, aho byibura mu ntara yacu twari kuri 73%, ariko twifuza yuko byibura muri 2015 yuko twatugeze kuri 85%. Bitarenze 2015 tuzaba twageze kuri za target za MDGs yuko abaturage bacu bose bashobora kubona amazi. Iyi ntego y'ikinyagihumbi ijyanye no kugeza ku batuye isi amazi meza ntiwayitandukanya niyo kubakangurira isuku n'isukura. Minisitiri w'u Rwanda ushinzwe ingufu, amazi, isuku n'isukura Colette Ruhamya icyo kintu yaragishimangiye abwira abaturage b'Abanyakirehe bari baje muri uwo muhango. Turusheho kugira isuku. Nabonye ko mufite isuku, ariko noneho turusheho. Isuku ntibe ku mwambaro gusa, ibe aho utuye, ibe ibyo ukoresha gutekeramo, kuriramo n'ahandi hose, kugira ngo twirinde za ndwara mbi zituruka ku isuku nkeya. Ikindi cyagarutsweho n'abayobozi banyuranye bari bitabiriye uwo muhango nuko ba nyiri kugezwaho ayo mazi bagomba gukora ibisabwa byose kugira ngo ivyo bikorwa remezo bifatwe neza, bibungabungwe
kugira ngo bizarambe. Dusaba abaturage by'umwihariko kubungabunga ibyo bikorwa bitandukanye kugira ngo amazi azashobora kuba yabagezeho bashobore kuyakoresha neza, abyazwe umusaruro, ibikorwa bizarambe no mu gihe kizaza. Nagira ngo ahangaha tuhakura isomo, bitubera isomo kumva ko dufite uruhare runini ubwa mbere mu bikorwa byo gushyiraho ibi bikorwa bicyubakwa, ariko noneho no kubicunga neza. Nagira ngo mbisabire Banyakirehe mubone ko ari inshingano zanyu kubicunga neza. Buri muntu abe ijisho rya mugenzi we, ariko kurushaho ntibibe nka hari ari ugucungana n'ukori, ahubwo kumwigisha ko kubifata neza ari inshingano za buri munyarwanda. Ntabwo tuzajya duhora dutegereza imfashanyo zivuye mu Buyapani, sibyo? Nyakubahwa Perezida wa Repubulika barabitubwira atakimuhana kazi imvura ihise, twiteze imbere natwe ubwacu. Twibutse nanone ko iyi gahunda yo kugeza amazi meza muri ya mirenge 7 twavuze yo muri Kirehe na Ngoma ari icyicaro cya kabiri, phase 2 cy'uyu mushinga uhuriweho na leta y'u Rwanda n'igihugu cy'Ubuyapani. Icyiciro cya mbere, phase 1, cyari mu turere twa Rwamagana na Kayonza. Phase ya mbere yatanze amazi mu karere ka Rwamagana n'akarere ka Kayonza hamwe na hand pumps muri Ngoma 10. Mu karere ka Rwamagana twatanze amazi muri Murire, Munyaga na Kigabiro. Yari system nini ibirometero 60, imtoto abaturage 40. No muri Kayonza urebye hari imirenge ya nka Kabarondo, imirenge ya Mukarange mu mujyi hariya, n'umurenge wa Rwinkwavu ku mupaka na National Park, aho bose babonye amazi. Ikindi tutakwibagiza nuko aka gace k'igihugu kahoze ari prefecture ya Kibungo ari hamwe mu hari haratereranywe n'ubutegetsi bw'u Rwanda bwa za Repubulika iya mbere n'iya kabiri. Inzobere mu by'amazi batubwiye ko nta mwihariko w'ibibazo aka gace k'u Rwanda kihariye kubirebana n'amasoko y'amazi cyangwa ubutumburuke bw'aho aturuka naho agomba kugezwa, ngo byavuye gusa ku bushake buke bw'ubutegetsi bwariho icyo gihe. Ubu rero ni amahirwe kuko abanyarwanda bose mu mpande zose z'igihugu bagezwaho ibyiza u Rwanda rutunze, ari nawo umugongo mugari ubahetse bose ntawe usigajwe inyuma. Leta yacu y'ubumwe yashyizemo ingufu ku buryo abaturage bose bari inyuma bagomba nabo gutezwa imbere bakabona ibikorwa bitandukanye. So tugira ngo amajyambere agendere kimwe n'amazi hagere. Muri gahunda z'iterambere z'igihugu ku isonga hari gahunda ya guverinoma y'u Rwanda y'imyaka 7 ishingiye ku byo nyakubahwa Perezida Paul Kagame yiyemeje kugeza ku banyarwanda muri manda ye. Uyu mudugudu w'Indatwa mu murenge wa Kitazigurwa, akarere ka Kayonza, uri muri gahunda benezo. Ni umudugudu w'icyitegererezo wubatse ku buryo bugezweho, ukaba waragejejweho amazi meza. Ubundi mbere ubuzima bwari bumeze nabi cyane kuko ukuntu twari dutuye dutatanye, ntago twari tuzi ko tugomba kugera nko kuri rino terambere. Baduhaye amazi hano hafi yo dupompa n'amazi atabura, hari nandi ayunganira ari hano muri uyu mudugudu. Abantu barafura rwose nta kibazo, isuku ni nyinshi, turakoropa amazu, dore ko bamwe twari dutuye mu nzu zirimo ibitaka, none ubu twabonye amasima turakoropa nta kibazo, abantu bishimiye ubuzima barimo. Baduhaye amazi hano yitwa ngo ari abapomba arahari na ya rubina arahari. Ku giti cyanjye cyo byamvinduye kugira isuku, tinjingwa amazi y'ibiziba, nta n'umwana ukirwara, nta n'umugore ukirwara. No kuvuga ngo muri make indwara zigiye gucika kubera isuku. No kuvuga ngo turishimira leta y'ubumwe tugejejeho amazi, uko iyo twavombaga ibiziba wabonaga inzoka ari nyinshi, nta n'ukijya kwivuza inzoka. N'ubu no kuvuga ngo turishimira leta y'ubumwe yatugejeje kuri byinshi twabivuga. Mbese Paul Kagame nta n'undi wahasa nawe mu gihugu. Iyo ubona umubyeyi yaguhereza 8 akaguhereza inzira mu tara yawo na so na nyoko, ako kumva nishema. Kimwe mu byahinduye n'aya mazi meza kandi aboneka hafi y'abakeneye kuyakoresha ni ireme ry'uburezi ku bana babyirukiye muri uwo mudugudu. Tukiba hirya aho twabaga tutaraza mu mudugudu, nabwo kubona amazi byari ikibazo. Mu gitondo narabyukaga nkajya kuvoma ngasanga abantu benshi, umuntu akavoma akajya ku ishuri kugira ngo adakererwa, nabwo wagenda ugasanga wakererewe. Umwarimu akaguhana ukinjira mu ishuri ugasanga isomo wenda rya mbere rirangiye, bigatuma
ndindira simbona amanota meza. uwo mudugudu kandi ntiwahawe amazi gusa, banagejejweho umuriro w'amashanyarazi. Ubuzima bwabo ngo bukaba bwararushijeho kuba bwiza nk'uko babyivugira. Abana b'abanyeshuri nabo byatumye barushaho kubona amanota meza mu byo biga. Hari nko kubona nk'amakuru hirya no hino tuboneye ku mateleviziyo, ducaginga amatelefone. Nk'ubu ikibazo cy'amatelefone cyajyaga kitugora kuko twavaga ahangaha tukajya bita Kayonza